kuba ndi umuhanuzi ntibisobanura ko nkijijwe, ahubwo ndi umuhanuzi ko natoranijwe guhanura. Kuba ndirimba abamarayika bakamanuka umuriro ukaka si uko nzajya mu ijuru, ahubwo ni uko mbereyeho abandi, kuko impano si iyawe, impano niyo gufasha abantu Imana yaremye. Yego. Ahubwo baravuze ngo jyewe ngo niyo mpamvu mbwiriza nanjye gahindukira nkibwiriza ngo kugira ngo ngabane nabo nabwirije. Yego. Kuko waratoranijwe. Waratoranyijwe rata. Urakumva? Ntuzigere umuntu agutesha umutwe ngo yahanuye birakunda ngo ni umumarayika. Wapi? Yaratoranyijwe. Sibyo? Nibyo. Namani ntiyari umusirikare mukuru, ariko yari afite ibibembe. Yego. Hanyuma se Gehazi ibibembe bya Namani bimujeho, Elisa yaramwirukanye. Yaramugumanye. None se nyine hagiye mumenya ibintu ko umuntu yatitiye akansanura ikintu ko gisohoye, ntago bisobanura ko ndi bukemere. Ndi bukwemere ndemera icyo umbwiye, ariko wese gahunda yawe nuza mu rugo ndabika telefone na sharijeri, ninjya mu cyumba numva kana icara iruhande rw'umushyitsi kugira ngo kutanyeganyega. Icara ganiriza umushyitsi kugira ngo atagira irungu, kumbe nuko mutamwizeye, nuko ntashaka hareba inkweto ukazitwara. Yego mushumba, yego mushumba, yego. Impano ntayihurira n'umuntu, impano ni ugutoranywa agakiza. Yego. Naya mpamvu tubona abakenyurura bagashyiramo ibirungo, nabo barakenewe. Bari kuntu mu nzu y'inyumba harimo marakrete, harimo uduhanagura twa esuito, harimo utundi, harimo ariko byose hari iby'isoni nke n'iby'icyubahiro. Ibyoza tuwarete biraraho tuwarete iri vewiti iraye hanze kare kamambiri irara muri main chambre, muri chambre nkuru. Uko muzitwara he mu cyumba, urukweto waguze 200 rukajya mu kabati hirya. Tujye twitonda nuko niza abarozi bakoreramo. Muri make ni iki kiranga inyama, utwo tunyamaswa two mu rugo abantu batunga cyangwa se tuba turi mu rugo, twerekana ko tudasanzwe, ahubwo ari imyuka mibi y'abarozi badukoreramo? Urakoze. Ikibazo kiri ni issue vraiment nziza, ahubwo yo nongeraho kuki hari abatabyorora ariko bakayibona mu rugo rwabo. Ubyorora yego, bimwe bikahasiga n'amazira ntoki yabyo, ibindi bikaza kuhabunga, kandi we ntunanabifite, bikanaharirira bikahajya. Ni gute umuntu yatandukanya iyo nyamaswa n'indi abarozi bakoreyemo? Yego. Wow. Ariko abakunzi ba Jerry mwamuguriye fanta akavuza ibintu bikomeye, abarije ibintu bikomeye cyukuri. Abarozi bakunze gukorera mu nyamaswa nto, inyoni na za insects, toya turimo za gecko, ziriya zita ngo ni Marie Jose, imiserebanya bitandukanye, ngiye mbisobanura kenshi cyane. Rero twanza tumenye icyo kwitonderwa. Ngo Yesu asanga umuntu uri nk'abadayimoni benshi. Yego. Ngo arangije arabirukana bati turajyahe. Baporopoza Yesu bo bwabo, bati none we tureke twigire mu mugana wa ziriya ngurube. Yesu ati nimugende. Dayimoni ava mu muntu umwe, ingurube zirenga 1000 b'abadayimoni akwiramo ngo zose ziroha mu nyanja zirapfa. Niyo mpamvu abantu wese isemo abadayimoni, izagiye nk'abadayimoni zarapfuye, akabenzi karahari kandi karanaribwa. Nubwo nge ntagakunda ariko kagize gute, kandi kutagakunda gusa ni impamvu yo kurinda umubiri wanjye. Inyama zitukura rwose ntabwo nkiri kumwe nazo. Ntabwo mbikunda cyane. Kera ntagikunda inyama zitukura, nikundiraga inka yonyine. Inka? N'ihene. Hene wapi? Yindi wanguriye se yitwa Ragu. Nuko nashaka nkugurira ikintu kiryoshye. Warakoze. Ariko zongera garuke nyikugurira nyama. Zikiranya mu iryo kumva vitamini ziri gutonyanga mu maraso. Iriya nyama ni sawa cyane. Iyiri hene. Urumva ndagira ngo nakosora abantu bakora amakosa ameze kuri. Ameze gute? Yo kubeshyera ingurube. Ingurube zagiye nk'abadayimoni 2000 zarimbukiye mu nyanja. Yego. Mvanga ingurube nta badayimoni bari. Nta badayimoni bari muri. Ugomba kurya kabenzi ukakarya kokeje gatetse uko bagateka sinkuzi. Kameze neza. Ukakarya muri jambo nta mpamvu ngo zaravumwe. No, izavumwe zarapfuye. Yego rata.
kuko icyo Yesu yari akeneye kwari ukurangiza uwo mudayimoni. indyohesha birayi bapfiramo bose kuko bavuye mu muntu umwe, baragenda barireparitisa bajya mu nguru mugana bagwa hariya hantu. Byumvikane ko abadayimoni bagenda hari. Indyohesha birayi ni ukuri ni sawa. Ngiye rwose kuba gashobora, it's okay, nta mpamvu. Njyewe hari akantu kajya kamvuna mu mutima, ni uburyo abantu bafata interpretation ya Bible ubwo ni ugusobanura Bibiliya y'ukuri bakayihindura uko bashaka. Ingurube zagiye nk'abadayimoni, zaguye mu nyanja zigira gute, zirapfa. none ingurube muri quartier akabwende, ingurube yo hepfo aho ngaho yahuriye n'umudayimoni. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka, ubuzima bugahinduka. Nagira umenye ko ubumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe, mwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Ngusuhuze nanone ngo ikaze ni ku bumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Ngo haye ikaze mu kiganiro cya nimugoroba, nkwanira bawe cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, bose turabasuhuje. Seeds of Joy nabo baracyahari cyane, ndetse na bya bikorwa by'urukundo byose mujya mugiramo uruhare turabikomeje. Amazina ari Jerry, mbahaye ikaze cyane. Mushumba, wongeye kwirirwa, umeze neza? Hano kuri meze neza pe. Urasa neza. Ndashimira abantu bagiye bamfasha muri buno burwayi. Yego. No kuri kubona ngeze kuri uyu munsi ntaragira yase kumushize. Ni Kigali improvement. Kandi narayensabye Imana, kandi mfite n'ibiterane bikomeye pe. Yego. Mfite ibiterane bikomeye binsaba imbaraga, binsaba gukora, kandi ndashimira itorero ryanjye. ADPR. Yego. Hallelujah. Amen. Ndashimira umushumba waryo mukuru. Ndashimira n'abandi bashumba. Yego. Babonye ko ndi inzira karengane. Bakongera kunsubiza ku gatuti nkavuga Imana. Yego. I'm so happy. For sure I'm so happy. Yego, Imana ishimwe cyane. Kandi bimbikubwiye bimvuye ku mutima. Ariko Imana yari yambwiye ngo genda uzagaruka wubashywe. Nabimbwiye muri 2019. Bibwiye n'umuhanuzi nsanze kuri Joro Park. Ujya bimbwira n'utundi tuntu gutyo ukuntu. Yego. Anamanurira rwose ari muri gahunda, mbona zidafite na gahunda. Ariko giye buryo ijwi ry'Imana ntago ndi aho ryavugira hose naryumva. Ngo yari afite ikintu gutya mu ntoki. Ibyo ntacyo yabimuhaye burya. Rega impano n'agakiza ni ibintu bibiri. Ntabwo Imana ishingira ku impano y'Imana ntishingira ku gakiza. Ishingira ko yagutoranije. Yego. Honest man, Yesu yarabe Yuda kazamugambana. Yarabizi. Ariko arangana yimitse Sawuli atazi kazahemukira abantu. Ntabwo Imana ishingira ku gakiza, ishingira mu gutoramo. Niyo mpamvu gutoramo bitandukanye no kuzajya mu ijuru. Hari igihe watoranywa ntuzajye mu ijuru. Imana none se buriya amasafuriya, none se buriya nkubwiza ukuri. Toilette yo mu nzu. Papier hygiénique irara. Muri toilette n'ubundi. None sigura ngahe? Si 400. V8 irara. Mu gipangu. Hagiye ureka. Hari udukoresho duto tuba mu nzu. N'amasafuriya niki, ariko imodoka igura miliyoni 2 hanze. Kuba uhenze cyane ntibisobanura ko wataha mu nzu. Niyo bakubakiye garage batwikira hejuru. Kuba tubona ko ufite impano ntago bituma bivuga ko urara mu nzu kwa Mana.
twumva icyavugiye muri wowe ntitwita ku bikorwa mu byawe. gikari cy'Uwiteka ushobora kutazahabona. Bibiliya yaravuze ngo mu nzu y'inyumba hanga ibikoresho byinshi, yego ngo n'iby'isoni nke n'ibiteye isoni. yego mu kuba nyumba ndi umuhanuzi ntibisobanura ko nkijijwe, ahubwo ndi umuhanuzi ko natoranijwe guhanura. kuba ndirimba abamarayika bakamanuka umuriro ukaka si uko nzajya mu ijuru, ahubwo ni uko mbereyeho abandi, kuko impano si iyawe, impano ni iyo gufasha abantu Imana yaremye. yego ahubwo baravuze ngo jyewe ngo niyo mpamvu mbwiriza nanjye gahindukira nkibwiriza, That's ngo kugira right. ngo ngabane nabo nabwirije, yego kuko waratoranije. baratoranyijwe rata. urakumva? ntuzigere umuntu agutesha umutwe ngo yahanuye birakunda ngo ni umumarayika. wapi? yaratoranijwe sibyo? nibyo. Namani ntiyari umusirikare mukuru, ariko yari afite ibibembe. yego hanyuma se Gehazi ibibembe bya Namani bimujeho, Elisa yaramwirukanye. yaramugumanye. none se nyine hagiye mumenya ibintu ko umuntu yatitiye akansanura ikintu ko gisohoye, ntago bisobanura ko ndi bucyemere. ndi bukwemere, ndemera icyo umbwiye, ariko wese gahunda yawe. nuza mu rugo ndabika telefone na sharijeri, ninjya mu cyumba numva kana icara iruhande rw'umushyitsi kugira ngo urebe ko utanyeganyega. icara ganiriza umushyitsi kugira ngo atagira irungu, kumbe nuko mutamwizeye, nuko ntashaka hareba inkweto ukazitwara. yego mushumba, yego mushumba, yego. impano ntayihurira n'umuntu, impano ni ugutoranywa agakiza. yego niyo mpamvu tubona abakenyurura bagashyiramo ibirungo, nabo barakenewe. bari mu nzu y'inyumba harimo marakerete, harimo uduhanagura twa eswito, harimo utundi, harimo ariko byose hari iby'isoni nke yego n'iby'icyubahiro. ibyoza tuwarete biraraho tuwarete yego vewitiraye hanze kare kamambiri rara muri main chambre, muri chambre nkuru. uko muzitwara he mu cyumba, urukweto waguze 200 rukajya magazi. mu kabati hirya. tujye twitonda nuko Imana ni gukoresha uhindukira uce bugufi. niyo mpamvu Yesu yavuze ngo jya witwa umugaragu w'imburamumaro, kuko wakoze ibyo watumwe. nge rero kuba Imana inkoresha, mwanyita profesa, mwanyita iki, barambwira Imana ngo Mana nshishwe uzajya mu ijuru. kandi impamvu kukumve ndakavuga ndeba, ntugatinya abantu, si abantu bagena ijuru. singatinya abantu, si abantu bagena ijuru, kuko ntaryo bagira nabo. urakoze. hari igihe bashaka gukora ibyo bashaka ngo bakwemere, ntugatuma abantu bakwemera. jya wemera Imana, Imana ikwemeza abantu. yego rata. amin. ngo kanaka ngo yamye amafaranga n'ayawe se, ubu se wabyutse saa 12 nuko utazi aho uburiri bwawe buri. ubu se ucanye ku maso kuryama byakunanira, uduke nkoreye ngo ninguheho, ntuguha mbone kwitwa umukristo, ntukwima ngo n'umupagani, ntayo nguhaye no nguhaye yaguha for what is ukanshore mu bibazo. ariko kimenye iki, ariko sinzi icyo mvuze niba byumva. mba mbyumva, mba ngukurikirana. mubyita ngo yabyutse atigita, yego kurya agatigito. we yarananiwe gusinzira kiyorosa nk'abandi bose. none wowe uragonye n'inza ngo nguhe ku cyo mvuye kubona, ubwiye ko ngishakira ikizi. oya no, dutanga kuko twatekereje gutanga, ntabwo dutanga kuko duhatwa n'ubitubwiye. yego dutanga kuko twatekereje gutanga, ntabwo dutanga kuko duhatwa n'ubitubwiye. magambo mbwira we n'ibitabo n'ibitabo sibyo. ushobora kuvuga uti ngewe uyu munsi mami ndamwoherereza 100,000. yego hari ibyo yagusabye, ntabyo yansabye, ni hari ngewe akabona ka wabyibwirije. SMS, uwo ni umugisha. mfite umuntu umwe yandembeje, hari ibintu yambwiye ngo mukorere, ndamubwira ngo nzabikora, kandi ni ibintu bito. noneho ngewe ndashaka kumukorera ibiremereye, ariko induru kuri telefone yishakira utwo dutoya, na buri kanya ngo ubona bigiye kuduteranya n'iki. kandi ngewe kubera ko yigeze kuntwara, nzirikana ineza ye. hari muri 2017 mfite ibibazo muri ADP, inshuti yanjye mvuye Uganda akajya mpagatuti, arangije arambwira ati kugira ngo twice umudayimoni ngwino nkujyane muri Marriott, ati dusangire agakawa. nese ati hoya tugende, hari ako kantu numva agiye umutima ngira gute,
urakazirikana. noneho mu gihe ndi gutegura ibihiye ngo muhereze ibiremereye warashaka uduciriritse, icyo gihe se ukora iki? ndatuza kuko ntuntegeka, nzakora ibyo nagambiriye. Yego, rega niko mbayeho. Njye mfite icyo nagambiriye, numva agatasi k'ikawa singakeneye, ndashaka umuha udutasi. Jewe mfite ibyo napanze, mfite nuko nabiteguye, mfite nuko nzabigenza, uko Imana yangenje. Ndimo ndategura ikintu kiremere, hirya ya kamera ndakikubwira, ariko uburyo nyagisereramo ufite no muntu ashaka iki. Nibyo kohereza 5,000 by'agatasi biroroshye cyane, ariko sibyo ntekereza. Ntekereza agatasi umuryango uzicaraho. yego, abigari bizabagirira umumaro bose cyane. So rero ntugatange kubera igitutu bagushyizeho, uzatange kubera ko babiteganije kandi bikwinjiyemo. Twihute twagiye rero. Mushumba urakoze cyane. Hari ibintu byinshi njya nibaza, wenda sinjye njyenyine ariko n'abandi barabyibaza. Hari domestic animals cyangwa se inyamaswa zibana n'abantu, ziba mu rugo, kuba duto kuba watubona mu rugo ukumva nta kibazo, ariko hagati y'ibyo byose ndagira ngo dutandukanyirize ibi bintu. Hari izo abantu borora ukumva ni sawa, kwa kanaka bafite imbwa, bafite agapusi, nta kibazo, ukabona ni bisanzwe. Ariko nanone imbaraga mbi, imbaraga za Satani, abarozi nabo bivugwa ko nako hari izo bakoresha, zimwe muri izo. Izi nyamaswa abantu batunze duto two mu rugo, nzazitandukanya gute n'iz'abarozi bakoreramo? Muri make ni iki kiranga utwo tunyamaswa two mu rugo abantu batunga cyangwa se tuba turi mu rugo, twerekana ko tudasanzwe, ahubwo ari imyuka mibi abarozi badukoreramo? Urakoze. Ikibazo kiri ni ishu vraiment nziza, ahubwo yo nongeraho kuki hari abatabyorora ariko bakayibona mu rugo rwabo. Ubyorora, yego, bimwe bikahasiga n'amazira ntoki yabyo, ibindi bikaza kuhabunga, kandi we ntunabifite, bikanaharirira, bikaharya. Ni gute umuntu yatandukanya iyo nyamaswa n'indi abarozi bakoreyemo? Yego, wow. Ariko abakunzi ba Jerry mwamuguriye fanta kavuze ibintu bikomeye, abarije ibintu bikomeye cyukuri. Abarozi bakunze gukorera mu nyamaswa nto, inyoni na za insects, n'imituguruka toya, turimo za gecko, ziriya zitangwa ni Marie Jose, imiserebanya bitandukanye, ngiye mbisobanura kenshi cyane. Rero twanze tumenye icyo kwitonderwa. Ngo Yesu asanga umuntu uri nk'abadayimoni benshi. Yego. Ngo arangije arabirukana, bati turajyahe? Baporopoza Yesu bo bwabo, bati none we tureke twigire mu mugana wa ziriya ngurube. Yesu ati nimugende. Dayimoni ava mu muntu umwe, ingurube zirenga 1000 b'abadayimoni akwiramo, ngo zose ziroha mu nyanja zirapfa. Niyo mpamvu abantu wese isemo abadayimoni, izagiye nk'abadayimoni zarapfuye, akabenzi karahari kandi karanaribwa. Nubwo nge ntagakunda ariko kagize gute, karahari. Kandi kutagakunda gusa ni impamvu yo kurinda umubiri wanjye. Inyama zitukura rwose ntabwo nkiri kumwe nazo. Ntabwo mbikunda cyane. Kera ntagikunda inyama zitukura, nikundiraga inka yonyine. Inka? N'ihene. Hene wapi? Indi wanguriye se yitwa Ragu. Nuko nashaka nkugurira ikintu kiryoshye. Warakoze. Ariko zongera garuka nyikugurira nyama. Zikiranya mu iryo kumva vitamini ziri gutonyanga mu maraso. Iriya nyama ni sawa cyane. Iyiri hene. So urumva ndagira ngo nakosora abantu bakora amakosa ameze kuri. Ameze gute? Yo kubeshyera ingurube. Ingurube zagiye nk'abadayimoni 2000 zarimbukiye mu nyanja. Yego. Mvanga ingurube nta badayimoni barimo. Ugomba kurya kabenzi, ukakarya kokeje gatetse uko bagateka sinkuzi, kameze neza, ukakarya muri jambo. Nta mpamvu ngo zaravumwe, no, izavumwe zarapfuye. Yego rata. Kuko icyo Yesu yari akeneye kwari kurangiza uwo mudayimoni. Indyohesha birayi
bapfiramo bose kuko bavuye mu muntu umwe baragenda bari reparitise bajya mu nguru mugana bagwa hariya hantu byumvikane ko abadayimoni bagenda hari niryohesha birayi ni ukuri ni sawa ngiye rwose kuba gashobora nta mpamvu njyewe hari akantu kajya kamvuna mu mutima ni uburyo abantu bafata interpretation ya Bible ubwo ni ugusobanura Bibiliya y'ukuri bakayihindura uko bashaka. Ingurube zagiye nk'abadayimoni zaguye mu nyanja zigira gute zirapfa. None ingurube muri quartier akabwende ingurube yo hepfo aho ngaho yahuriye n'umudayimoni uburyo utarya inyama. Hakongera ngo nuko baba babwira n'abatabasha kwisomera Bibiliya. Buriya njyewe shima Imana ubona ko muranda ntaka buri munsi hari amafaranga ndindiriye nkasoza doctora yanjye ariko nize kibiti cukumbura Bibiliya. Buriya nta jambo niri wambwira ngo mbere kubwira ibyaryo naho ryaba ririko nafashe uwo mwanya wo kuryiga n'ibintu nakwigisha ari inzozi niki ni ibintu mbanza kugenzuza ijambo ry'Imana kuko ibintu byose uzavuga nta jambo ry'Imana uzacogora. So rero ingurube zororewe muri Amerika izororewe mu Rwanda kizo zari mu Israel zaguye mu mwobo zigapfa kuki musebya amatungo y'abandi no kubera iki bakayasebye urirya naryoherwa. Nimba utarya ikintu abandi bakakirya wigisebya ariko wigereka ku ijambo ridahari. Yego urakoze cyane. So rero ni urugero rwiza rutweretse ko Satani yakorera mu nyamaswa kandi na Yesu yarabyemeye. Ibi bintu tugiye kubiganiraho. Izi nyamaswa harimo injangwe, harimo imbwa, harimo inyoni, harimo twa dusimba two ku rukuta, iserebanya, Marie Jose, ibyugu n'ibindi bintu byose. Rero ni gute uzabitandukanya n'ibizima n'ibisanzwe. Kabiri ni gute utabyorora kandi ukabibona iwawe completely uyu we ntacyo turirwa dusobanura. Niba utorora bino bintu bikaba bitaba iwawe ariko bikaza kuririra iwawe ntabwo ari bizima abarozi babikoresheje ku buzima bwawe. Aha ni wa muntu byoroye. Hamurikira ndagukora iki. Hari umugabo umwe inshuti yanjye w'umwarimu nagiye kumusura dutangiye kuvuga imishinga Marie Jose zitazinduka 3 hejuru zitaziza ndamugani wabibonye ati se nibiki ati nibisanzwe ntisawa nireka duhindura umushinga urebe ko bagaruka turaceceka tuza aho zanyuze ndamugandira ikimenyetso ngikiri abarozi baje twari mutuye gutegura umushinga uremereye monitoring wa miliyoni zirenga nka 5 mubwira inzira yacu ndabiretse tugenda tuye kuvugira ahandi birumva se ntabwo bari byo bibari no myuka ije kumonitaringa aho tugiye gushora ikintu kugira ngo akubitwe bafunge birere bya noneho we nanashora nashye ko ngiye ntibyakunda ko yashaka ko mugira inama y'ibyo bintu atumanuka tujya ahandi hantu. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere kuba wowe utabyoroye utabibona iwawe icyo cyo automatically ntabwo ari zo zaje abacawe binjiye muri ibyo bintu abarozi cyane baje kumurikaringa abana bararwara. Icya mbere bitunguranye kubona bigaragara kandi ukabona birakurikirana mu kanya wajya kubishaka ukabibura kayibarwaho birigitiye ukabona biraje mu gahe gato yamara kugenda mu kanya ukabura aho birengeye. Yego icyo kintu ugomba kucyitondera. Izo ntabwo ari injangwe zisanzwe izo ntabwo ari inyoni zisanzwe. Yego izo ngizo niyo mibu uri kureba ntisanzwe wicaye muri salo ntibisanzwe. Ariko niba mu buzima utarabona iyo ntuze Marie Jose mu cyumba cyawe ntuyibone muri salo uwo mwanya ukayibona ukabura aho iciye wibaza ko byagenze bite. Hariho n'inzoka igenda ku makaro ari gatomwe ziragenda kuko iyo si inzoka ndabyumva ikegura umutwe kandi tuzi ko ku isima itagenda kuko ntabwo ari inzoka.
ubugome ni umurozi n'umwuka wa monitoring, yego, kandi mu kanya ukabura aho igiye. Ushobora kubona izo nyoni. Bisobanura gukuramo inda utwite, uburwayi, intonganya, impanuka no gushwana nta mpamvu. Ni imyuka mibi bohereje kugira ngo urugo rutangire rube disturbed kuri icyo kintu. Kuko zije bizitunguranye kandi mu kanya uranabibuze kandi ntabyo woroye. yego, Cyangwa uranabyoroye bigaragara mu buryo. Icya kabiri ni igihe ubirota nijoro mu nzozi mbi. Ukabirota pe, ukarota ibibwa, ukarota injangwe z'umukara, ukarota Marie Jose yaguye mu biryo, ukarota imiserebanya kuriho, ukarota inzoka zigenda kuri supaneti, ukarota ibyo byose byerekana ko izo nyamaswa zinjiye iwawe. Hari icyiza zifite, harimo ikibazo gikomeye, zifite imbaraga z'abarozi. Ntugire n'icyo wica, ntugire n'icyo usohora, ubwo zamura isengesho. Buriya kurota ubona intozi, inshishi cyangwa ibimonyo bitonda umurongo mu nzu yawe, kandi n'inzu ifite isuku, si inzu y'imigina, ni urupfu, ni uburwayi, ni intambara. Hari uwacu wabibonye mu nzozi, anabibona physically, ahita apfusha umuhungu, mu minsi mike apfusha umugabo. Kugira ubwo inshishi zinjira mu migati, muri purize, muri ahantu hose zikaba zirimo. Ndamugana iki ntabwo ari ikintu kizima, dukuriyo turasenga zirahava, abona gukira uburwayi, aho yaragiye. Ubundi ntiwagombye kurota injangwe yawe niba uyoroye, ntiwagombye kurota imbwa yawe niba uyoroye, ariko mu nzozi zijemo ntabwo ikiri yambwa ufite, ahubwo hajemo ibindi, haje nk'ibindi bidasanzwe. Icya gatatu, biza the same place kandi igihe kimwe mu buryo bumwe. Nuvuga ngo niba bihagarara ku ntanzi z'urugo, buri gihe niho bihagarara. Niba ari ku marembo niho bihagarara. Tangira umva icyo nshaka kukubwira. Amasaha amwe, ahantu hamwe, uburyo bumwe. Urakoze cyane. Ibyo ntabwo ari injangwe, izo si ikindi, ni imbaraga z'abarozi. Uvuga ngo biza igihe kimwe, ahantu hamwe, mu masaha amwe, yego, kandi bikarira, abihunyira n'ibindi. Bivuze ngo ni urupfu, ni impanuka, ni igihombo, no gusigara uri wenyine abantu bakwanze. Iyo harimo izo nshishi. yego. Akenshi abantu barabibona bakorana ibisanzwe, ngo reka dutwike ngo zino ntozi, reka natwika ntizinagende. Kuko si intozi, si n'inshishi, si n'injangwe, si n'inyoni, ahubwo ni umwuka wa monitoring ikorwa rwawe. Kandi ibi niyo waba uri umukene birahaza, kuko Satani we abona imbere hawe, akavuga n'umuntu agiye kunshikana ibisubizo, reka munyongere mwaho ngaho. Ibyo nibyo adashaka kugeraho. Yes. Yumvise ko biza igihe kimwe, ahantu hamwe, n'uburyo bumwe, kandi wabyirukana bikagusuzugura, bikagaruka. Icya gihe cyo kuhava cyagera, bikagenda n'ubundi. Yego, bigahita bigira gute? Bikagenda utazi uko byagiye. Mu gihe cyose bikuje bigahagarara imbere yawe, havuka intonganya, umujinya, ku buryo no mu rugo usanga yaba abana byaba ibintu byose mu rugo iwanyu hose usanga arakavuyo. Yego, nk'abana batsindwa, ubundi kunanira, ubundi mutongara mupfa ubusa. Urugero uzi ko hari urugo ubona nka kano gatasi nandi manyweramo amazi, so ukareba ubu uruganda rwakoze kamwe, oya rwakoze twinshi, ubu ugiye ntiwatubona. natubona bashobora gutonganira aka gatasi ariko ntibapfe itara ry'imodoka ryamenetse. ni ukuvuga intonganya ziva ku buntu bw'amafuti kandi zikaremera. Please, ushobora gupfa ngo wakanze korogati nabi, ushobora kuva zikavuga ngo kuki ngo washyizemo umunyu mwinshi abantu bakamarana, kandi bizarangira mupfutu
utuntu duto tungana urwara, tungana bahita ngo ni abayara cyangwa n'inzara, akantu kadafite meaning akariko kose, ariko ibiremereye ntimugire icyo mugira gute. Ati se Brenda bayitwitse, ataho tuzayikoresha, ariko isabune yashira umuriro ukaka. Mwumvira icyo kintu nawe kirakabije. Kubera iki? The spirit monitoring ihagaze kuri we, umwuka wo kugenzurwa, wo gukurikiranwa. Yego. Iyo ubyirukanye ugashyiraho n'imbaraga, hari igihe bikumvira ariko bikagaruka, kandi iyo bigarutse bigomba gusiga bikoze misiyo. Aho rero tandukanya ngo sinasuwe n'inyoni isanzwe, munahuza n'amaso ntibigende. Yego. So icyanyuma kikubwira ko atari ya nyamaswa isanzwe, ni ukuhasiga umwanda wazo. Injangwe isiga hitumye, inyoni zikahituma, ibintu bikahasambye, kibazo ukuntu ugiye guhera injangwe natarayoroye. Ni ukuvuga ngo imyitwarire y'inyamaswa woroye itangira kuba mibi. Buri inyamaswa zorowe zigira discipline burya. Yego. Zigira uko zirya, zigira uko zitwara, ariko ntuzigira akavuyo noneho. Tangira gukorogana. Ukabona zifite n'umushiha no kuryana no mu cyubugome, ukabona birateye ubwoba. Ibintu bikarwana, injangwe zikarwanira, ibiki bikaharwanira, imbwa zikahahurira, menya ngo ntabwo natewe bikomeye. So nuko rero uzatandukanya inyamaswa zisanzwe n'iz'abazimu bakoreramo na yamiwe. Byanga byakunda ugomba kugira inzozi mbi kuri urwo ruhande. Inama nyayo ni ntugapfe guhutira ku kintu ngo ufate umwanzuro ukubonye. Kurikiza ibitukubwiye, nurangiza hamagara umushumba wawe. Yego. Ntabwo abantu bose bahawe impano kimwe. Nkuko hariho umuganga w'amenyo, hariho umuganga w'amaso, hariho umuganga w'amazuru, hariho umweterniste, hariho umuntu ushinzwe imitsi, hari ushinzwe iki. Ni nako mu buryo bw'umwuka abantu bose badahabwa imbaraga kimwe. Hari uwahawe kwirukana imyuka, hari n'uwahawe gusengera abarwayi bagakira, hariho n'umwigisha gusa, hariho n'umuhanuzi gusa. Yego. Shaka umushumba gufasha akubwira icyo uri bukore. Inama nziza yihutirwa. Yego. Gerageza gusenga saa 9 z'ijoro mu bicuko bya nijoro. Ikindi ntukajya uryama utazengurutse igipangu cyawe niba ugifite. Ariko niba uba mu nzu y'inkodeshanyo bazagira ngo uri umurozi. Ese kuki baguterera mu nzu itari iyawe, kwimuka bigutwaye? Ariko tinya kubona buri saa 9 z'amanywa ikinyoni cy'umukara gihagarara ku idirishya ryawe, ugasanga ni ya saha cyaziyemo gihora kiza muri cyagiye, kuki utabyumva? Cyangwa injangwe kagira umwanya wo kurira no gusakuza n'icyawunga. Utabyoroye yavuye he? Yego. Kukiza burya kandi nuyigaburire ngo ibyemere. Soronga ibyimenyetso biranga umuntu agafata gusenga, kwinginga, kugaragara, umuntu aguhamagara. Hari ibimenyetso byinshi bakoresha bishobora guhagarika izo mbaraga mbi. Ibimenyetso byinshi birahari twabikubwira, ariko tuba twifuza ko uhamagara ukatubaza tukakugira inama. Mwe ngo sinjya mbitaba, yes sinjya mbitaba kuko hari abo witaba kubwira ibintu bitandukanye n'ibyo ashaka ko muvugana. Ngo harya ngo niwe ntambabaza. Ntabwo nsobanura inzozi, ntabwo ndi Karose. Cyenda umushumba, umubyeyi, mfite n'ibindi nkora. Mfite inshingano Je suis marié w'imyaka myinshi. Saa 8 nijoro nakwitaba gute? Ushize ashobora kwandika SMS. Ikindi cya kabiri, hari amahame atuma ukira ibyo bintu. None kutashaka kuragira ngo bigenze gute? Icya gatatu, nturi mu rusengero ngo usenge bakwirukana iyo myuka mibi. Uri mu byaha, urimo urakora amafoto, uragira ngo bigende bite? Ese kuki wifuza gutabaza uwuhemukira? Ntabwo watabaza Imana utabana nayo, kandi Imana uzayikura. Uruhemukiye mwene so, urabishyira mwene nyoko, uri mu mafuti, uri mu byaha, urimo urakora ngo ni musenye inzozi mbi zimveho, zirakuvaho gute se? Ntabwo bikunde.
ndabona uncitse. Rero ni byiza ko dukorera ibintu mu gihe. Yego, Imana ibahe umugisha. urakoze cyane. Amen.